yewe subizi neza ko nabikoraga neza tutarakazira credit subizi ko nabikoraga neza abikoraga neza kurenza iminota 2 ntwanyaragamo nk'uko ni Terese shije nawanyaragamo nk'uko korangiza ngo nuko kwimara ira modoka niyo ne papa Kevin oya ibintu ntukazagenza naho ibyo bintu ariko sigaruka nkubwira ariko uruka tubiganireho Perché no? umva mubwire Kevin umunsi we nzaguca inyuma bikurenge kandi bizakubabaza ariko se koko ariko rero nawe urandenganye ntukandenganye gufatirana n'ibibazo byo mu kazi ngo bizane mu bibazo yewe subizi neza ko nabikoraga neza tutarakazira credit subizi ko nabikoraga neza abikoraga neza kurenza iminota 2 ntwanyaragamo nk'uko ni Terese shije nawanyaragamo nk'uko korangiza ngo wabikoraga neza kose kandi niko ariko mana we umva bashatse bariyo bari naho nge naherekeje abandi mu makivine naragowe muri make urashaka kunsuzugura no mu rugo rwanjye nusi cyatuma nkubaha n'igiki none se niba nkubwira ko ari stress zibitera ntabwo twabiganiraho ukabikora neza akumva Kevin wajure rose ko wabyaye Kevin yari kurambika mu gaturangiza se byatuma umuntu atarangiza nawe ugira ibintu intambara kandi ibintu babyoroshye tubiganireho byagenda neza ngo reka nongere mbishake tubikora papa Kevin nuntesha umutwe tukabigerageza bikanga papa Kevin nukuri ndakurahira aza kubona icyo uri bubone akuru nawe Kevin oya papa Kevin nukazanyushyira muri mudu ngo nurangiza uhita mu nyare nk'uyu ariko rero nawe ufite ikibazo none ngo basi reka tugerageze sibyo ko burekanye ko rero numve ko busubira tugerageza abantu bazari ibiki ko bitagaragara nabe bwibaze reka nyikoreho numve basi byibura ko nahaguruka sibyo byabuzwa n'ikise kifitwe n'umugore wawe cyaraguye wagira ngo nakawana papa Kevin ko wagiye simeze bite se basi ngone no kukabere yewe sha rahira rero ko batagutwaye ubugabo ko nta nikanava no muri nyina yashobora no kweguka ni segonda nuko kwimara ira modoka niyo ne papa Kevin oya ibintu ntukazagenza naho ibyo bintu ariko sigaruka nkubwira ariko uruka tubiganireho ninjye yabaye igikoko cyangwa ashaka Rotilde yarandoze kugira ngo nzajya mbikorera gusa ntakayibonye ndamubaza iki kibazo ko ngo nagira ibintu by'ibyatsi mu rugo twagowe n'umuntu rwabo n'agahenge in the cell. Mwaramutse mukobwa mwiza? Mwaramutse papa Kevin. Ukazurukiyemo? Hano amasaga nabi cyane. Amasaga nabi cyane. Cyane. Ariko ni gukibyuka. Ngo ni byuka. Akwibyutse ubusa neza. Kama yambaye hazo. Uri munsi mbyuka nsa neza. Ubyuka usa neza pe.
amafaranga igenda gushakira kwihahira kusuba wumva ari mu kigo ako kanga umbaza amafaranga yo kujya guhaka no ubuze kabari kukabata icyuma hako usurwiyenze ushaka koko mu bantu papa Kevin ushaka amafaranga ajya guhaha none se ni kangahe none se umuntu yafite hano usubize kabari mu cyuma papa Kevin buri waje hano kurengereza ura mugore w'umuturanyi swemeze ibyo se bibwiwe nande umva nkubwire nza bivuga buri amazi byanyu mazi igihe papa Kevin wewe mazi bisi kubonana n'uriya mugore urukumva uru hifite kuza ukaraba hano abaza gukora hano ariko abagore mugira amakenga matumvika je nakoze abagore biki papa Kevin kumaze kunanira umaze kunanira niyo mpamvu umva nkubwire gasopo na kumugabo wanje ariko se mwaretse gupfuza umva nkubwire akubura kambaye kimeze akabagore mupfiki n'amahane abagore bapfiki n'amahane ariko tubona agira amahane ngubu yize uteza akaduruvaye mu gipangu uzi neza ko ari byiza papa Kevin navuze ngo hariya aho uzirikwa kujya ngero ugakaraba hariya dufite amazi ahagije papa Kevin kuza gukaraba ku muturanyi ni ngombwa none se si igipangu cyose si cyawe dufite amazi yose dusangiye twamaze amazi uriya mugore ubuza kumurunguruka iki papa Kevin mazi igiye ngucunga papa Kevin umunsi nagufasha ariko se umfatira he umunsi nagufasha umfatira he wewe uriya mugore ureba nk'intuze yahaze mama Kevin jya guhaha ureka amahane umunyarwanda akazi yakugize iki agize iki ndege nawe yasohotse yambaye agasime akaza gukubura yiyambarikishwa agasime kugira ngo areshye abagabo mu gipangu mama Kevin jya guhaha ariko uretse n'amahane n'iki kuza ukunyaka amafaranga ni gusa kubuze kari kukabati mu cyuma we nyine se kucyo wakabimenye se nyine wakabimenye ako mugira amacenga mu buriri byakunaniye warangiza ngo bagira amacenga kanjye kwihara papa Kevin ntukafatanye n'ibibazo by'amafaranga kanjye kwihahira ariko ngiye nkubwiye nguki that's warning niyongera kugufata uzambwira icyo uri kubwira uwo mugore ujye kubwira amahane ko reka mbabwire uwanga amazina babwa habona ndabivuze wa mugore we ushaka undebe umuhere munsi y'ikiro ngeze ku musatsi ndabivuze zagusukaho amazi ashyushye uzagira ute ako mama Kevin wajya ureka ubugome umunsi umwe nta mahane ajya papa Kevin ni wowe uyantera burya umuntu ajya gusara kubera impamvu urumva papa Kevin niba narabanye nawe dukundanye nta mpamvu ugira ugusaza niba wumva wari amazi uzavuge ngende aho navuye ndahazi urumva nkuko uzagirwa unyereka abo bagore nabona n'ukaraba amaso umusaza yicaye mu nzira papa Kevin yambwira ko yafashe kuyubaka kandi papa Kevin wikomeza kunsoboranya nziko bishoboka n'abaho muri ubwo buzima uramugore kuba urasigaye yarasaze asigaye afite amahane ese mugiye kuzanyirukana se ngo nzajye gukodesha ahandi uzanshakiriza ahandi sibyo uzanshakiriza ahandi umurano nta kibazo ariko nase papa Kevin kandi tugiye kuzunyenzaho ariko nawe kumva barije ariko nimba mubwira Kevin waje kandi mwishyura ariko niba ishaka Kevin no mbona shaka Kevin nakwishyura ndakwishyura hagarara Kevin bayo mwishyura oya bayana mwishyura Ana mimi. Suba riri maza hafuza nawe. Shuwa kinzake wakafitana. Shaka Kevin kandi shoro mugome. Shaka Kevin kandi mugome. Teka mwisere. Kevin to na. Ujao. Kwa hanza. Kevin abagiye kukiya kigo ariko ko mwabantu bari bakinze
nyine si umugabo Papa Kevin ninjye muri kana telefone cyane ndamenya mbigenza kumara nyuma bitero Papa Kevin uri se wari uri mu biki ndebera ye Papa Kevin ariko ndawe nyihunze ndebera ye Papa Kevin wanda ibyo cyose cyakurenze ubwo wari mu biki Papa Kevin niko tutumvaje mu cyumba ariko ntabwo nakumvise aya na sport zingenze sunizi kuihutaza Amayo wamwinazio na wewe wachimbi muda wanze gusohoka Brett undi byose murabona biko iyo mugabo nzamwe Papa Kevin navuze ngo sohoka Papa Kevin yaje gutibaza nk'umuturanyi ntabwo wakumva ngo ni cyo cyamuza basi nta soni hanyuma se yaje gutira ibasi atahanyiriye cyo so tirukanka yarangiza gasohokana n'ikariso mu ntoki Papa Kevin none se yobe ko Mamiranze yajyaga tubitsa imyenda yacaguba none gatoya Mamiranze yobe ko inshuti yawe ko batsiga imyenda yacaguba wasanga ko yayobye none mwana avuga ko ari uwa Papa Kevin ariko si binikira Papa Kevin ibyanyu maze kugera hanga ariko Mama Kevin waje ugenda na gace avuye gutira uretse ariko se uretse nyine Papa Kevin babarira we no hano Papa Kevin ngwino hano ikiseka we hano iki nyine Papa Kevin we hano hako rero ntabwo waretse gukara Papa Kevin ntabwo we hano uno Papa Kevin mwarasomanye akareka reka Papa Kevin ibi ntabwo ari amahoro oya uretse gatoya ariko ibintu rero ntabwo se ko umuntu arimo ara siporo abiri byunzwe yakana waje ureka ibintu nk'ibi ibi ntabwo bisa akinikira akuye umugore si rwandindanye we Papa Kevin kandi rwagenda yuko wasubizwa uretse gato ntukagira amahane ntabwo rwagenda ntukagira amahane Papa Kevin wamfanye wani umva ubwire niba ari ibyo byawe urashaka Papa Kevin uzatumva ukorera inkono ishyushye nuko we ntabyo Papa Kevin ntuzangwa ntuzatumiriza Papa Kevin bayo hano bayo hano bayo hano Papa Kevin bayo hano iriya habara ryawe ryanze gusohoka ryakomeje rikinga bikira Papa Kevin bayo hano asanagize umvishuri zo ntoki zaziri kuntu kwajya ngo wazikojeje mu mazira ntoki Papa Kevin bayo hano ndavuze ngo ngwino hano ihuta ariko Papa Kevin ntukaneshe umutwe none se ugiye gukora natereye umutwe kirahagije Papa Kevin kirahagije umugabo we ndi umuntu wabasha kureba inyoni ebyiri mu kirere nkamenye ihatse n'idahari ibyo uhatse nawe bizagaragara Papa Kevin waje ureka ibintu by'amanyanga n'amahanga uramagira kuze wowe no bikiseka Papa Kevin zirakuba n'umusakuri Papa Kevin udatubashye nduru wavuze induru umuturu usaha wakere naterwa urabona ko sanzi wanje niba ya umuturanye avuze kirani urakabaye ngenda hanakureka Papa divorce none se ntabwo wa muntu yatiri base cyangwa atire ibasa sohanye iri hehe ibyo bitaki byawe kuri binuka na umuntu yari gukora siporo ibi byose bibaho Papa Kevin uriya mugore urinda witwaza ibyo gitira mugore nagasohotse mu nzu ariko bangatanye ikariso yirukanka Papa Kevin kuramo imyenda wanjye kuramo gira waje ureka ibintu kuramo Papa Kevin kuramo kandi Papa Kevin ase Mama Kevin tujye muri douche basi ariko ureke kutwara Papa Kevin n'ubundi ntabwo arakuzi kuramo ntishinjanye mu nzu ntiyanze gusohoka kuramo kiravuga Papa Kevin rero ntabwo ni ibintu aho Papa Kevin ndakurambiwe undarambiwe ikizi ndakurambiwe nabihera ugasanga umugore n'umugabo ako Mama Kevin uretse amanyanga n'amahanga gira Papa Kevin ntabwo waba umwana mwiza muzima ngo tuganire ku kibazo cy'urugo Papa Kevin ntabwo ntagize use umfatanye hari ugufatanya ari mu buriri
hanyuma irakariso ayisohokanye ayijyana nakubwiye ngo papa Kevin ayisohokanye ayijyana mama Iranzi si inshuti yawe uyoboye ko yakwitsaga ibintu by'amacaguwa azongera ashobora kuba yarayibagiwe azano ibyo yitwaza